ngire me ya aho mbani Blackistan kubitwa Blackistan. Yes, kini kiganiro Street Beat kuri Focus TV. Uyu munsi tubafitiye temusore. Yeah. Bakwita ngiki? Nitwa Because. Because. Ninagira ko ikiwise because. Akenshi nakuze impamvu niswe Because. Urebye ibikorwa nkora byaba kuririmba usanga umuntu uko yagakwiye nyine kumbaza Because nyine akwiye kubanza akumva indirimbo zanjye kugira ngo abone kumbaza icyo kibazo kubera ko Because ni igisubizo indirimbo zanjye nicyo gisubizo cy'icyo kibazo Because. Okay. None se kuri ubu ngubu ufite indirimbo zingahe hanze? Mfite indirimbo ebyiri ndimo ndategura video. None se ku ndirimbo ebyiri tugiye gufite indirimbo ebyiri turirimba indirimbo cyafite hano. Okay. Kugira kantu tuyitana. Yatagiye ndumwe muri bo tumaje gutera intambwe bavuga ko nta rumwe muri bo nabifashe nk'ibiriho kuko nabonaga ko nta mikino natuzagicishije cyane bagumya kumvuga amagambo y'urudashira nikatiriza nyendirwariza tuti yaje baca umugani mu kinyarwanda iryamo kudurira tinda ariko mu byukuri nirihera nzagumya ngerageze I'm stepping to the future wererezerayo nzakora icyo nshaka kugira ngo ngire me aho mbani Blackistan kubitwa Blackistan. Yes, indirimbo byahita ngiki bayita Blackistan. Abantu mukurikirana Focus TV mugere gutya murebe hasi mukandi subscribe none utangire kureba indirimbo z'abahanzi tuba dufite ibiganiro bigiye bitandukanye bikugereho mbere aho kugira ngo bibone nyuma y'abandi. Yes, umusore wacu Because watangiye kumva ko nari ndi mutoya cyane najyaga numva uko abahanzi baririmba nanjye nkumva ndabikunze cyane. Nese kuri ubu ngubu ni gute ubona kwinyurana cyangwa umuziki nyarwanda? Urabona hari aho uri kugera? Urabona uri gusubira hasi y'aho wari uri? Tubwire muri make. Umuziki nyarwanda wamaze gutera imbere urebye no ku mavideo no mu bikorwa bakora n'ukuntu bazamuka bameze kabisa ibintu n'uburyohe. Because ubundi hari rembo ubona birayifasha nkorera muri studio bita Sun Music. Nkaba njye na groupe yanjye iyo studio twahisemo yo gukoreramo kubera ko ariyo tubona yatuzamura ifite na gahunda. Nahise kuri ubu ngubu ikiganiro bita Street Beat usanzwe kizi. Kubera icyo utarukize? Ntabwo njya nkunda kureba televiziyo cyane. Niyo mpamvu. Okay, kuri ubu rero Street Beat yajyanye ikiganiro nawe urumva bimeze bite? Ugiye gutangira kureba kandi isi yose? Ndumva ari neza kabisa kuba nanjye kugafata. Urumva wagafasha? Nubwo ntaje kugafata ahubwo. Nahise kuri ubu ngubu ko wiyumva muri wowe nuko waratangiye muzika waratangiye gukora bimwe na bimwe mu muziki, hari ikintu kigeze gihinduka muri wowe? Cyarahindutse urebye ahantu henshi mu bitaramo baranumira ngenda nka performinga nubwo hari aho bipfa ariko hari aho njya ukabona rwose abantu barahagurutse bakemera. Street Beat ku mutumirwa reka duse nk'abasoza hanyuma atubwire ikintu yumva yabwira abamukunda. Ikintu nabwira abafana banjye bagumye bakande YouTube ni Because bansacinge barebe ibikorwa nkora. Numva yuko ari ibyo ngibyo kandi mfite n'ibindi byinshi mbateganyirize kubagezaho. Nagaze cyane kandi kuraje.